bishatse kuvuga ngo iyo wicishije bugufi uba wabaye umunyacyubahiro, ibyo biba bihagije. Iyo wicishije bugufi uba uteye intambwe ikomeye ku buzima bwawe. Kwicisha bugufi bishobora kugeza ahantu hakomeye utatekerezaga. Yesu Kristo ashimwe kandi arushaho guhabwa icyubahiro. Ndabasoje kandi mbifurije umugisha w'Imana. Munyemere rero nk'uko bisanzwe mube hafi kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko nabibemereye. Nabemereye ko nzajya mbagezaho ijambo ry'Imana, cyane ko twamaze kumenya ko ijambo ry'Imana hari aho rikura umuntu hari n'aho rimugeza. Reka rero dufate Bibiliya zacu tuganire ku ijambo ry'Imana riri hano mu Migani, ibice byaho 15 umurongo wa 33. Kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Amen. Iri jambo riravuze ngo kubaha Uwiteka niko kubanziriza ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ngo bene data, ibyo wakora byose, aho wagenda hose, inzira zose wagenderamo cyangwa se imigambi yose wabasha kugambira no gutegura, ndagira ngo mbabwire ngo utishishije bugufi ntabwo ushobora kuyigeraho. Bishatse kuvuga ngo ibyo wategura byose, ibyo washaka kugeraho byose, imigabane n'imigambi yawe yose, ntabwo ushobora kuyigeraho ngo ntabwo ushobora kuyigambira cyangwa ngo uyitegure udafite kwicisha bugufi. Bishatse kuvuga ngo kwicisha bugufi nibyo bigutera umwete, nta nibyo bigushobora kugutera ubuhanga n'ubwenge n'ubushobozi bwo kugira ngo ibyo wateguye kugeraho ubigereho. Nta kintu na kimwe ushobora kugeraho mu buzima busanzwe, nta kintu na kimwe ushobora kugeraho no mu buryo bw'uyu murimo dukorera Imana w'ivugabutumwa utabashije kwicisha bugufi. Bishatse kuvuga ngo kwicisha bugufi niyo fondasiyo cyangwa se nibyo bitwungura ubwenge, kuko iyo umuntu yicishije bugufi uhura n'abantu bagiye batandukanye. Iyo wicishije bugufi ushobora guhura n'abantu bakurushije ubushobozi mu buryo bw'ubuhanga, bakakugira inama, ibyo utari kugeraho ukabigeraho kubera kwicisha bugufi. Bishatse kuvuga ngo iyo wicishije bugufi wiyumvamo abantu bose. Iyo wicishije bugufi biguhuza, bigutinyura, kwanza biguha ubwenge bwo gutinyuka kwegera n'abo utari kwegera kubera kwicisha bugufi, bakaba bakumva. Imana idufasha. Bishatse kuvuga ngo kwicisha bugufi nibyo biduha sapoti cyangwa se nibyo biduha ubushobozi bwo kuba twatinyuka, kuba wagera no ku muntu runaka ukushije ubushobozi, kuba wagera ku muntu runaka ukomeye abandi batinye kugeraho, ukaba wamubwira ikibazo cyawe. Kwicisha bugufi bishatse kuvuga ngo nibyo byonyine bidutinyura, bigatuma tugera ku muntu wese twumva twashaka kugeraho kandi tukabasha kumuboneraho igisubizo. Ndagushishikariza rero kwicisha bugufi uko waba uri kose, wagera imbere y'urushije ubushobozi. Niwakwicisha bugufi imbere yiwe, bizaba biguteye cyangwa se bizahita biguhindura umunyabwenge. Bishatse kuvuga ngo iyo wicisha bugufi, kwicisha bugufi byonyine ubwo uba ubaye umunyabwenge. Impamvu ni uko wicisha bugufi ukabasha kugera ku muntu wese ushaka kugeraho kubwo kwicisha bugufi akakumva. Iyo ushaka guhura n'umuyobozi runaka cyangwa se ushaka kugera ku muntu runaka, iyo akurushije ubushobozi cyangwa icyubahiro, ntabwo wamujyaho uticishije bugufi n'agasuzuguro. Bigusaba kumugeraho wicishije bugufi, bikagusaba kumugeraho waciye bugufi cyane, ndetse bikagusaba kumugeraho witonze, ufite ubwitonzi bwinshi. Aho ngaho iyo umugezeho, umubwira ikibazo cyawe akacyumva kubera ko bigaragara ko wicishije bugufi. Ntabwo wajya imbere y'umuyobozi runaka ngo ugende mbese uticishije bugufi. Ntiwajya imbere y'umuyobozi runaka ngo ugende ugaragaza ko uri umunyembaraga. Bigusaba kwicisha bugufi. Bene data, muri iyi minsi kwicisha bugufi ku bantu byarabuze. Kwicisha bugufi ku bakristo bo muri iyi minsi byarabuze. Kwicisha bugufi ku bayobozi bayoboye amatorero bo muri iyi minsi byarabuze. Kwicisha bugufi kw'abahanuzi byarabuze. Kwicisha bugufi bishatse kuvuga ngo nibyo bitwungura cyangwa se bitwunganira
mu buryo bw'ubwenge. Iyo wicishije bugufi gusa byonyine uba wabaye umunyabwenge, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kugira ngo ubashe kugera ku muyobozi runaka cyangwa se kugira ngo ubashe kugera ku muntu ukurushije ubushobozi ubwo ari bwo bwose, ndagira ngo mbabwire ngo bisaba kwicisha bugufi. Nari mbabwiye ngo abavugabutumwa muri iyi minsi kwicisha bugufi ntako. Mu bayobozi bayoboye amatorero hirya no hino mu matorero cyangwa se mu madini agiye atandukanye, kwicisha bugufi ntako. Mu baririmbyi baririmba, kwicisha bugufi ntako. Abaperezida bayoboye amakorali runaka, kwicisha bugufi ntako kwarabuze. Abadirije amakorali cyangwa se abanyamasengesho bayoboye amatorero cyangwa se amasengesho mu matorero agiye atandukanye, kwicisha bugufi ntako. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo uticishije bugufi ntaho ushobora kugera. Iyo uticishije bugufi, ndagira ngo mbabwire ngo nta kintu na kimwe ushobora gukora cyangwa se gutegura ngo kibashe kugerwaho. Ariko iyo wicishije bugufi uba ubaye umunyabwenge udasanzwe, uba ubaye umunyabwenge, mbese uba ufite unahawe ubwenge budasanzwe kubwo kwicisha bugufi. Twamaze kumenya ko kwicisha bugufi rero mwabyumvishe kunabanziriza icyubahiro. Iyo ushatse kubahwa bigusaba kwicisha bugufi. Iyo ushatse kuba umunyacyubahiro biragusaba kwicisha bugufi. Iyo ushatse kuba umuntu ukomeye bigusaba kwicisha bugufi. Kubwo kwicisha bugufi, amen, kubwo kwicisha bugufi, mbese umuntu ntaho atagera kubwo kwicisha bugufi. Bishatse kuvuga ngo iyo wicishije bugufi tayari uba wageze cyangwa se uba wabaye umunyacyubahiro. Iyo wicishije bugufi ntawe utakubaha kubwo kwicisha bugufi, n'umwana yakubaha kubwo kwicisha bugufi, abakomeye bagiye batandukanye bakubaha kubwo kwicisha bugufi. Bishatse kuvuga ngo kwicisha bugufi byonyine, iyo wicishije bugufi uba wageze mu gisubizo. Iyo wicishije bugufi ntabwo ari ngombwa ngo uba uri umuntu ukomeye mu buryo bw'umubiri, oya, kwicisha bugufi gusa. Abantu bajya batwubaha atari uko dufite ubushobozi, abantu bakatwubaha atari uko dufite amashuri menshi, abantu bakatwubaha atari uko dufite ubutunzi, abantu bakatwubaha atari uko dufite ubushobozi mu buryo bw'umubiri bugaragarira amaso y'abantu, abantu bakatwubahira kubwo kwicisha bugufi gusa, bigatera abantu kutwubaha. Rero kubaha, kwicisha bugufi ni ingenzi mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Nari mvuze ngo kwicisha bugufi ni ingenzi mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Bishatse kuvuga ngo uri umuntu ukomeye udafite kwicisha bugufi ntacyo uba uri cyo pe, imbere y'Imana n'imbere y'abantu bagenzi bawe n'imbere y'abo uyoboye, ntabwo bishobora kukugira umuntu ukomeye. Ntiwakubaha kubera ko uri umuntu runaka, oya, ahubwo kubwo kwicisha bugufi. Iyo wicishije bugufi uba uteye intambwe yo kuba umunyacyubahiro. Iyo wicishije bugufi uba uteye intambwe yo kuba umuntu udasanzwe. Iyo wicishije bugufi uba winjiye muri sisitemu yo kubaha ubundi. Yego, rero ndagushishikariza, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, waba ukomeye mu buryo bw'umubiri, waba utakomeye, icyo ngusaba ni ugutera intambwe yo kwicisha bugufi. Ubundi kwicisha bugufi byonyine uba uteye intambwe, kandi intambwe ituma uba umuntu ukomeye, ituma umuntu akubaha uwo ari we wese. Bene data, kwicisha bugufi navuga ngo ni ishingiro ryo kubahwa, ni ishingiro ry'ubwenge. Ushaka kuba umuntu ukomeye biragusaba kwicisha bugufi. Ushaka kuba umunyabwenge biragusaba kwicisha bugufi. Ushaka kuba umunyacyubahiro biragusaba kwicisha bugufi. Uko waba uri kose rero udafite kwicisha bugufi ntacyo waba uri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bishatse kuvuga ngo burya iyo umuntu yicishije bugufi yirinda icyaha n'igisa nacyo. Iyo umuntu yicishije bugufi agenda hirya y'ibyaha, ntaho ashobora guhurira n'ibyaha. Ariko iyo adafite kwicisha bugufi muri we, ibintu byose arabiyoboka. Iyo adafite kwicisha bugufi muri we, ibintu byose arabyahuka, kuko nta bwenge afite, nta bushobozi afite, nta cyubahiro afite. Ariko umuntu w'umunyacyubahiro, ikintu kiranga umunyacyubahiro bene data, umunyacyubahiro ikintu cya mbere kimuranga,
aba afite kwicisha bugufi. Burya umuntu w'umunyabwenge w'umunyacyubahiro muri we aba yuzuwe no kwicisha bugufi. Rero ndabashishikariza kwicisha bugufi, nibyo bizatuma muba abantu bakomeye. Kwicisha bugufi nibyo bizatuma murushaho kuba abanyabwenge mu buryo budasanzwe bwiyongera ku bwo mufite. Kwicisha bugufi, mbese iyo umuntu yicisha bugufi nta hantu nato adashobora kugera. Kwicisha bugufi bigashobora kuguhindura umuntu wowe utatekerezaga kuba we. Kwicisha bugufi muri make ndagira ngo mbabwire ngo ni ishingiro ry'ubwenge kandi nibwo buhanga nyakuri. Ndabashishikariza rero mu buzima bwanyu bene data mugire kwicisha bugufi, musenge, mube abakristo bicisha bugufi, mube abapasitori bicisha bugufi, mube abashumba bicisha bugufi, mube abakristo bicisha bugufi, mube abaririmbyi bicisha bugufi, mube abahanuzi bicisha bugufi, mube abatumishi, abavugabutumwa bicisha bugufi, mube mbese abantu bakora umurimo w'Imana ariko mufite kwicisha bugufi mu mitima yanyu. Nibwo namwe muzaba abanyacyubahiro kandi nibwo namwe muzaba abanyabwenge. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Nagize ngo nkubwire ngo rero aho wagera ibyo wakora byose udafite kwicisha bugufi muri wowe, byose aba ari zeru, byose aba ari zeru, byose aba ari zeru. Ariko niwakorera Imana wicishije bugufi, Imana izakuzamura. Niwakorera Imana wicishije bugufi, Imana izakugira umuntu ukomeye. Niwakorera Imana wicishije bugufi, Imana izakugira umuntu udasanzwe. Niwakorera Imana wicishije bugufi muri wowe, Imana, haleluya, nawe izarushaho kukwamamaza. Niwakorera Imana wicishije bugufi, Imana izajya igenda ikungura ubundi bwenge mu buryo bwo gukorera Imana. Kwicisha bugufi, nibaza, ntabwo uku kwicisha bugufi ntabwo bireba abakristo gusa. Uku kwicisha bugufi ntabwo bireba abahanuzi gusa. Uku kwicisha bugufi ntabwo bireba abavugabutumwa gusa. Uku kwicisha bugufi ntabwo bireba abantu bafite akazi runaka gusa. Kwicisha bugufi ntibireba abakristo gusa. Kwicisha bugufi birasaba umuntu wese. Navuga ngo waba uri umukristo waba utari umukristo, kwicisha bugufi ni ingenzi. Iyo wicishe bugufi nta hantu udashobora kugera. Kwicisha bugufi ni intambwe ikomeye, ni intambwe ikomeye uba uteye, cyane ko kwicisha bugufi muri iyi minsi mu mbaga nyamwinshi ibyarabuze. Kwicisha bugufi mu bantu b'Imana byarabuze. Kwicisha bugufi mu bantu basanzwe nabyo byarabuze. Rero ndakwinginga kugira ngo ujye urushaho kwicisha bugufi, nibwo Imana nawe izabasha kukugira umuntu ukomeye. Murakoze, numvaga nuzuwe no kubaganiriza, mbakumbuza cyangwa se mbasaba, ndiyobowe n'umwuka w'Imana, gutera intambwe yo kwicisha bugufi. Niwakwicisha bugufi uzagera kure. Niwakwicisha bugufi, mbese nawe Imana izaguteza intambwe ikomeye igaragaza ko wicishije bugufi. Imana idufashe kandi tugire neza. Murakoze, ndabakunda kandi ndabazirikana. Baye amahoro.